twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi. Uyu munsi twabategura ikiganiro cyiza cyane kiza kuvuga ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina ku batarageza igihe, ubwo n'abana bari munsi y'imyaka 18, ku babyeyi batwite ndetse no ku babyeyi bamaze kubyara. Kandi turaza kuvuga ku byerekeranye n'ubutinganyi ndetse no kwikinisha ibyitwa masturbation mu rurimi rw'Igifaransa. Twabatumiriye rero umutumirwa impuguke mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse akaba ahugukiwe n'imibonano mpuzabitsina. Reka tumuhe ikaze atwibwire. Muraho neza, nitwa Gakwaya Beri, nkaba ndi umusexologue, pratiquement umusicologue, sexologue, clinicien. Reka tukubaze ibibazo byerekeranye n'uburyo wumva imibonano mpuzabitsina. Kuri wowe nk'impuguke, imibonano mpuzabitsina ni iki? Imibonano mpuzabitsina ni uburyo bwinshi bwo kugaragariza umuntu ko umukunda wifashishije umubiri, ubwonko na roho, ndetse bikagera ubwo muza kugerera ku gitekerezo kimwe mu buryo bwo kugira ngo mugere ku gikorwa ngirana kigera ku ndunduro zinezeza buri wese kandi akishima. Urakoze cyane. Ese ni iki wabwira abadukurikiye ku buryo bwiza bwo gukora imibonano mpuzabitsina, cyane ko sosiyete yacu ifite imyumvire itandukanye? Ni gute byabasha kugerwaho kugira ngo babikore bumva bibanogeye kandi bishimye? Igikorwa cyo gutera akabariro mu buryo bwacyo bwiza ni ukugira ubwo unyura mu nzira zose zagenwe zemerera buri muntu kugera ku munezero unogeye bombi, bose bakarangiza bameze neza. Ni ukuvuga ngo kumureshya, gutuma umutima we ukwifuza, ubwonko bwawe ukifuza, ndetse hakaza kubaho cya gikorwa cyo gutera akabariro, ingingo zose zabyiteguye kandi wa muntu aramaze kumwizingiramo, kuko urukundo ni igikorwa cyo mu mutwe, kibera mu mutwe mbere ya byose. Bituruka ku kintu cyitwa sentiment yitwa amour, kandi sentiment ni ikidongi umuntu agenda azinga akizingiramo wa wundi, wamara kumwizingiramo ukagenda umwidealiza, akagenda kubera ishusho rizajya rihita ricana akanyamuneza n'ibyishimo muri wowe. Abantu bagomba kumenyerana, abantu bagomba kwigana ku nzego zose, haba uko umwe atekereza, haba ukunda abayeho, ndetse nta kubeshyana, umwe akagenda ashyiramo undi, bikaba byaba ikintu gishobora kunezeza buri wese mu buryo bwiza. Naho buri wese akora ibimunejeje agahita yigurukira, agakora ibimunejeje agasigara yigurukira, asigira undi ibibazo. Ese nk'inzobere mu byerekeranye n'imitekerereze ya muntu ndetse ukaba n'impuguke mu byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina, ndagira ngo usobanurire abadukurikiye imibonano mpuzabitsina ubundi yakabaye ikorwa ite, yakabaye ikorwa ryari? Muri kiriya gikorwa nakongeraho ko nta muntu ugomba guhinduka rigide, dur, kuko iyo ubaye urushya undi cyangwa se wumva ugomba gukomera ku pozisiyo yawe cyangwa se kuri principe zawe, cyangwa se kuza gushimisha undi ukora ibyo utarimo, bigutera ingorane kubera ko ntuba wirekuye. Hari za blokaje nyinshi zibaho zigatuma mushobora kutagerera kuri wa munezero no kuri ya ndunduro ibigamijwe muri cya gikorwa. Nibyo rero byitwa kwirekura, ukiyegurira mugenzi wawe iyo mwageze muri etape zo gukunda no gukunda. Kuki muri sosiyete yacu usanga dufitemo abantu bamwe bashobora gushishikarira gukora imibonano mpuzabitsina ariko ugasanga abandi batabishishikarira? Byaba biterwa n'iki? Kundi tutwara igikorwa umuntu wese yakabaye yumva akenera mu buzima bwe bwa buri munsi. Bituruka ku buryo bwinshi. Hari ibituruka ku buzima bwa buri munsi abantu babayeho, hakaba noneho n'ibishobora guturuka ku ndwara, ndetse hakaba noneho n'ibindi bishobora guturuka kuri personality y'umuntu. Ibituruka rero mu buzima bwa buri munsi, hari abantu baba muri sosiyete babana n'abandi bantu babikundira ibyo bintu,
bakajya birirwa babaganiriza, akamuteramo ideyale, umwana akagenda akora cyangwa umuhungu agenda akora yumva ko ikintu cyangombwa ari ugukora icyo kintu mu buzima bwe, ugasanga yabihaye icyo bita tropisi, ugasanga uwo muntu nicyo kintu ubuzima bwe buzingiye, kuko azikorera bya bintu byo kuzakora umubonano mpuzabitsina. Bo bagakunda kenshi kurangwa no kudaha agaciro icyerekeranye n'urukundo, ahubwo kugera kuri ya ntego yo kugera ku munezero ugera ku ndunduro. Hakaba rero n'abandi baba barabitewe n'inzira z'ubuzima baba baragiye banyuramo, uko tugenda tubaho tunyura mu nzira zimwe zibabaje cyangwa ziyigize, ugahura n'umuntu ugasanga akwigishije ibyo bintu cyangwa arabikoresheje haba ku ngufu se cyangwa se guprofita, noneho ukazasanga muri iyo shema, muri ubwo kubaho wagiye udevelopa uburyo bwo gukora, ndetse bikazageraho bigahinduka ikintu kimeze cyo bita obsession, rimwe na rimwe iterwa n'uko uko kuntu iyo utabikoresheje ngo bagufashe, ababifitemo ubushobozi babyize ngo bagufashe gukuramo iyo shema yo kwinjiramo, cyangwa se hakaba n'abantu rero n'ubundi ubwabo bumva ari byiza kuri bo kuri uwo muntu wabo ubwabo. Tudatinze aho ngaho, hakaba rero noneho n'abandi baba barabihuriyemo n'ingorane, icyo bita za trauma, zikababuza nabo nibo batabishishikarira, zikababuza kumva babikeneye. Abo rero akenshi bituruka nko kuri ku matrauma cyangwa se n'indwara nk'izo bita za vaginisme na dyspareunie. Vaginisme ibanza ni icyo bita indwara ikunda iyo umuntu anabitekereje haba contraction musculaire, ku buryo hatashobora kubaho cya gikorwa cyinjira mu mibonano mpuzabitsina wa wundi ngirana uganisha ku ndunduro. Hakaba rero n'indi yitwa dyspareunie, yo kubikora harimo ububabare, umubabaro urengeje uhagije, bishobora guturuka ku ndwara zishobora kuba zirimo wenda indwara zituruka ku mashampinyo, indwara zituruka ku mabakiteri, indwara zituruka ku malerji y'amaproduit, ariko ibyo ntibibano byonyine no ku mugore, kuko dyspareunie ishobora no kuba no ku muhungu, kubera ko umutwe rwarungano rutera akabariro narwo hari igihe rufatwa rukara rwagira alerji, rukamererwa nabi, umuntu agakora cya gikorwa ababara. Muri dyspareunie nanone cyane cyane nko ku badamu hari igihe bishobora no guturuka ku cyerekeranye no ku buhehere budahagije n'ibindi bijyana, urumva ibyo bintu byose bikaba bigabanya gushikarira gukora umubonano mpuzabitsina. Hari abagira icyo bita za tumeur hypophysaire caractérisée par des symptômes dus à une synthèse excessive de prolactine. Donc iyo tumeur hypophysaire nayo igabanya bwa bushake n'amadefisite y'amatestostérone. Akaba rero n'imiti, hari imiti igabanya icyo bita beta adrenergique. Ibindi rero bikunda kugaruka mu kugabanya ubukana no gushishikarira ntuza, hariho abantu b'abagabo akenshi bakunda guhangayikwa no kutabasha kunezeza mugenzi wabo. Ibyo bikunda guca intege abantu benshi. Byerekeye rero no kutifuzanya, hari igihe bigenda bigabanuka bitewe n'uko abantu bagenda babana n'uko bagenda basazanya, ugasanga umuntu agenda undi amugabanyukamo cyane. Babyita hyper désir sexuel, no kuvuga ngo hypo ngo gakeya cyane. Hakaba n'abagira hyper désir y'undi muntu yo kwifuza wamubona. Albert, reka noneho tugere kuri cya gice cy'aba badamu batwite, usanga bafite ibibazo byinshi cyane mu mibiri yabo. Nk'impuguke muri ibi bintu, nagira ngo utubwire se ku mugore utwite imibonano mpuzabitsina ni iki? Ese dufashe gutanga image yagutse kuri iki gikorwa mu gihe umuntu yaba atwite. Bwa bushake nabwo biterwa n'umugore ku wundi, ndetse n'uko asanzwe igitsina cyangwa se n'uko akiganirijwe. Ariko ubundi iyo ufite bonne configuration ugomba nawe kwirekura, ukumva ko umwana afite ukuntu aba ari protege, umwana afite
nawe abyifuza ko wishima ndetse wowe n'uwawe muri cya gikorwa mukurikije inama na danje n'imwe ishobora kubaho. Ibyo numva abasage-femme, aba-infirmier, aba-gynécologue babibaganiriza ndetse no mu nshingano zabo zo kubibaganiriza. Twe dukora ku cyerekeranye n'aho byagiye umuntu atakibishaka, mu madeprime, mu manguwase ndetse no mu bindi byinshi bituma hatabaho ya connectivité iturutse mu mutwe, ko byose nyine bibera mu mutwe bikazarangiza habayeho amakomande aturutse mu cyicaro cy'imitekerereze, icyicaro cy'imitekerereze kigatanga dekomande zizatuma bya bivumbikisho byitegura bikakora bibafasha ko mujya mu byishimo nta kababaro, nta mubabaro, nta n'ubwoba, nta n'impungenge. Iyo bibaye ndetse usibye n'aka kanyamuneza gasohora icyo bita za ocytocine, noneho za ocytocine wangura akamererwa neza, umubiri wose akagira plaisir. Nta nubwo ari we wenyine bifasha na wa mwana, kubera ko iyo umubyeyi amerewe neza bimutera akanyamuneza. Nta kintu kirushaho kongera kumusubiza ubumuntu, kuko we akenshi uko agenda atakaza forume, uko agenda agaburira umwana, agenda agira impinduka nyinshi ku mubiri, hagenda hamukoramo icyo bita changement image ye muri representation mentale, bigenda bigabanya icyo bita estime. Ni ukuvuga ngo ariko iyo wongeye noneho uwo mufasha we mukongera ukamwereka ko umukeneye, umwifuza, unamukeneye kuri ruriya rwego, nawe ntupfiremo, birabafasha mwese. Urakoze cyane. Reka noneho unadusobanurire se ni gute umubyeyi utwite yakabaye akora imibonano mpuzabitsina, akayikora noneho mu buryo yumva afite sécurité cyangwa se yizeye umutekano w'uko ntacyo byahungabanya ku mwana. Hari ibihembwe bimwe na bimwe aba arimo kurwana n'ubuzima, igihembwe cya nyuma akenshi biba bisa nkaho bikomeye. N'icya mbere, hari igihe wa mudamu abura bwa bushake, abura ya volonté, kandi urumva cya gikorwa kibera mu muntu utamerewe neza, kuruka, kugira ingorane zose no gucika intege z'umubiri. Ibyo bintu byose bigenda bigira icyo bigabanya ku cyerekeye no kuba yagira désir ndetse no kugira ubushake, noneho ugasanga yabikoze bishobora kuzamutera icyo bita trauma ya wa mubonano mpuzabitsina, kuko kubikora umerewe nabi kubera ko mugenzi wawe yabyifuje nabyo sibyo. Hakaba rero n'abagabo nyine nabo bitera ubwoba, akavuga ati ukajya umwana batishwishuje ntazica umwana. Ubundi grossesse igira ibihembwe bitatu by'amezi atatu. Ya mbere nyine nk'uko nababwiye, haba harimo ibibazo bikomeye y'ukuntu umuntu amererwa, ukuntu umudamu utwite cyangwa umutegarugori utwite aba amerewe, cyane cyane imisemburo irimo kumuberamo, imihindagurikire y'umubiri ndetse n'imihindagurikire cyane yo mu mutwe igenda inatakaza na ropere, kuko yari asanzwe afite image ye bwite, yaba yaribeshye yaba atibeshye, igenda ihinduka. Icyo gihe rero cy'amezi ya mbere ntabwo biba bimeze neza, kuko nibwo nyine iyo mihindagurikire igenda imutera ibibazo. Noneho mu gihembwe cya kabiri ibintu biba yatangiye kumenyera, umubiri watangiye kugenda gahoro gahoro. So ni ukuvuga ngo ni igihembwe cya kabiri cy'andi mezi atatu yiyongera kuri ayandi, kuva kuri atatu kuva kuri ane kugera kuri atandatu aba ameze neza, haba hashobora gukorwa cya gikorwa ngirana cyo gutera akabariro. Nuti rero bigenda gute? Kuko nawe yumva amerewe neza, cyane cyane hari abadamu ndetse bigaragara ko bagize icyo bita libido, ubushake, ingufu zo kwifuza gukora wa mubonano kurusha uko bari basanzwe bawukora mu buzima, cyane cyane ko habaho iyo umuntu nk'uko navuze habaho icyo bita restructuration y'imitekerereze, akongera noneho hakagira ibyo arekura, hakaba ibyo arekura cyangwa se hakaba n'ibyo yumva noneho akeneye atanahishe. Nibyo rero dushishikariza ko umugabo undi yakugaragarije rwa rukundo bwa bushake, namwe ntimwabinegirija, kuko nyine nk'uko abaganga bibabwira, nk'uko abafiri bababwira, abasage-femme, mukwiriye kugira ubwoba
kuko hari accident zishobora kubaho zatuma umwana agira ikibazo baba barabahaye uko mugomba kubigenza. Nababwira ko mu gifaransa muri sexologie ikunda kuvuga ngo il n'y a rien d'excitant chez l'homme qu'une femme est excitée. Rero urumva ni ukuvuga ngo nta kintu cyiza nko kubona umudamu wanezerewe ufite umunezero kandi unifuza ko yagera kuri wa munezero uganisha ku munezero w'indunduro unogeye bombi. Kandi icyo gihe nyine mwumva ko aba bikeneye kugira ngo akomeze agaragarize rwa rukundo, agaragarizwe za ngufu z'urukundo zimugaragariza ko nuko yahindutse uko ariko kose ko wowe mwabanye, wowe mukundana, wowe wajagana wamufasha muri iyo nzira. Aba akeneye urukundo ndetse urwo rukundo rukagira na impact kuri wa mwana atwite, kuko nyine usibye nyine bya bindi mu kinyarwanda bita imisemburo nyine, ariko ari message ubundi byitwa message zigenda zigasomborotsa izindi utundi turere, noneho hakabaho akanyamuneza gakwiriye umubiri wose biciye muri cya gikorwa nyine cya gikorwa cy'urukundo, cya gikorwa ngirana kiganisha ku munezero unogeye bombi biturutse nyine muri wa mutwe. Igihembwe cya gatatu rero byo hatangiye kubaho amasosiyete ko hashobora kubaho accident zishobora gutuma umwana amererwa nabi. Gusa ariko nyine nk'uko abaganga bivuga ndetse n'ubushakashatsi bwinshi bushyashya burimo kuvuga ko nta hantu umuntu aba ari protege nko mu nda y'umubyeyi, kubera ko mu nda ni nko kuba muri sinzi niba muzi twa tuntu basigaye bakora twitwa jacuzzi abana bogeramo wagira gute, haba harimo security, ntahura na shock extérieure. Iyo shock yego nyine umuntu bisabwa delicatesse cyangwa bigasaba gahoro gahoro, kandi bigasabwa ko nyir'ubwite ari ugenda afasha mugenzi we muri iyo nzira. Ariko bwa bushake kuko gikorwa cyo kwifuza mugenzi wawe kibera mu mutwe, ndetse n'icya gikorwa ngirana kigera ku ndunduro kibera mu mutwe. We ntabwo biba bibujijwe kandi ntabwo ugomba kwimubuza. Abagabo benshi bagira ubwoba bakavuga batenda umwana arimo koserve intimite yacu, cyangwa se arakurikirana ibyo turimo, ibi ni ibiki. Umudamu akaba abyifuza, undi akasa nkaho amuhunga. Icyo gihe rero icyo navuga ni uko tugendeye ku bushakashatsi bugaragarijwe n'icyo bita déclenchement italienne, hari prostaglandine yantuza umusemburo witwa prostaglandine tuma habaho icyo bita maturité ya corps nyine tuvuga ni corps de l'utérus. Ni ukuvuga ngo rero ikaba yatuma ifunguka, ndetse biturutse kuri kwa ya relax, kwa kunezerwa. Nk'uko bizwi ko aho icyo bita sexualité reproductive hakaba na sexualité récréative. Umuntu yatwite twumvikane ko biba byabaye sexualité récréative, no kuruhura wa mukunzi wawe undi mukundana, ukamufasha ukamugaragariza urukundo, ukamufasha kwintegra uko ateye, ugushya ameze, kugabanya ampleur ya za inquiétude umuntu utwita abafite. Uvuga ngo ingufu ibibazo abafite bimugeraho ugenda ubigabanya a partir y'akanyamuneza agenda ahura muri kwa kubonana n'umukunzi we n'uwo bashakanye. Nk'impuguke ndagira ngo uze kudufasha kuri iki kibazo, kuko muri sosiyete yacu ni ikibazo gikomeye. Twebwe nk'ababyazi cyangwa se abaganga usanga hari igihe tubivuga ariko ntibisobanuke cyane nk'uko mwebwe mushobora kubisobanura. Ndagira ngo uze kudufasha kumenya kubera iki ababyeyi batwite bamwe usanga rwose bashaka gukora imibonano mpuzabitsina, ukumva ubushake barabufite, ugasanga ni ibintu bumva bishimiye, ariko hakabaho ikindi gice cy'ababyeyi usanga rwose batabishaka, ndetse akumva n'umugabo adashaka kumubona, cyangwa se yabanabitekereza ugasanga bimuteje ikibazo muri we, barabihuzwe burundu. Byaba biterwa n'iki ku buzima bw'aba badamu? Umubyeyi utwite udakenera gukora imibonano mpuzabitsina, icyo namubwira ntabwo ari we nakibwira, nabwira n'uwo bashakanye.
hari uburyo bwinshi bushoboka ubwo twazabiganira kuko hari ibyo tutaganira iyo televiziyo zikunda gukurikizwa n'abana. Hari byinshi bikorwa kugira ngo umuntu areme mu wa muntu bwa bushake gahoro gahoro bihereye ku kigenda kimutera y'amablokaje. Iyo bitabaye ibibazo by'ubuzima bikurikirwa na muganga umureba, ndetse byaba ngombwa hakaba hari n'igihe bishobora kuba bituruka ku mugabo. Urumva nyine umuntu ukimara kubyara atangiye leta umuhaho icyo bita shite hormonale, hagabanuka bwa bushake n'amantuza, noneho umuntu akaba muri bimwe. Nibyo bisobanura kwa kundi umudamu yumva nta sensation, nta kindi kintu yifuza, ndetse wa mwanya ugasanga wa mwanya wose nyine witwa perine uba hagati nyine y'icyo bita pubis imbere ndetse no handi inyuma ahantu hameze nk'ari umurizo kuri coxi. Iryo mubiri uri hagati baragize ikintu kimeze nka tromo bitewe n'inzira yo kubyara ndetse n'inzira izindi zikoreshwa nyine. Ibyo byose bikaza kurema muri we ikintu kimeze nka trauma. Iyo trauma iri localize, ifite linki hahandi. Iyo rero iyo niyo ikunda gutera icyo bita blocage no kuzinuka urukundo n'umuntu mpuzabitsina nyuma ya bruise ya postpartum depression. Ni ngombwa ngo kagahinda kabaho ku muntu kafata hafi y'ukwezi n'amezi abiri, cyangwa se bikaba byatenda bitewe n'ukuntu umuntu santé mentale isanzwe imeze. Si n'ibyo gusa kuko no guhehera kwe byagiye bigabanyuka, noneho ugasanga niho ahera no kutagira nyine kwa kumva agira icyo yifuza. Kuri bamwe bakunda kubigira, icyo gihe rero habaho icyo bita suivi psychologique. Hakabaho n'ikindi kintu bita rééducation za perine, nyine aho ngaho nyine navugaga hagati ya imbere n'inyuma kuri perine. Noneho aho icyo gihe nibwo umuntu wongera kumusubizamo, kumufasha kwisubizamo ka kanyamuneza bitewe no kurotarava no kumaramo ya source ya trauma ibimumerera nabi. Iyo rééducation rero ya perine yo yongera kugarura nyine icyo bita tonacité, yongera kugarura icyo bita twakwita kongera kugarura ubukana bwa hahandi kuri perine, sinzi ukuntu umuntu yahita. Noneho hakaba habaho ya sexualité, wa mubonano wumva wakira uzana akanyamuneza. Ikindi twavuga nuko nkuko bizwi ntabwo plaisir cyo bita orgasme ibera mu mutwe, ni kandi iba ifite byinshi ijyanye na biherekeza. Kuvuga ngo rero birakwiriye ko mu byiciro byose wa mudamu atabuzwa ayo mahirwe. Urakoze cyane Monsieur Albert. Reka noneho tugere kuri bya bibazo byacu rusange bitandukanye n'ibyo abagore batwite. Ese hashingirwa kuki havugwa ko umukobwa w'imyaka 18 cyangwa se munsi yaho wakoze imibonano mpuzabitsina aba yasambanyijwe? Ugereranije n'ibyo amategeko abivugaho usanga kenshi bakoresheje bahanwa. Kubera iki uyu mwana bavuga ko adakwiye gukora imibonano mpuzabitsina? ubundi uyu muntu w'imyaka 18 yivuza kwa pediatre. Pediatre ni umuganga w'abana, nta muntu munsi y'imyaka 18 aba yagera ku kigero cy'uko haba ku physique mu mubiri, ku mubiri ntabwo aba yari yategurwa kugira ngo habeho kiriya gikorwa. Cyane ko kiriya gikorwa nyine ntabwo ari ibivumbikisho nyine nk'uko tubivuga nyine, ndavuga ndangagitsina, si byo byibanze. Ikibazo ni uwo muntu aba akirimo gukora, haba harimo byinshi bikirimo gukora, haba mu bwonko. Iyo bibayeho nta menye ibyo ari byo, kuko ubundi ni igikorwa kisaba ko umuntu ari adilite, bisaba decision, bigasaba gukunda. Albert, noneho dufashe udusobanurire ku bantu bakora imibonano mpuzabitsina nabo ubwabo.
ba bantu bikinisha cyangwa se masturbation mu rurimi rw'igifaransa. Ese hari icyo byangiza ku buzima bwabo? Ese ibi bintu biterwa n'iki? Aba bantu bikinisha bafashwe iki kugira ngo wenda icyo gikorwa babe bagihagarika? Ibi ngibi biterwa n'impamvu nyinshi kuko hari abantu bagira estime d'eux-mêmes, icyizere cy'ubwabo bwite gitoya, bigatuma bagira stimulation sexuelle. Ni ukuvuga ngo we agavuga ati wenda uriya ntazanyemera, reka nkore ku buryo icyo nagomba gukora nawe nkikorana. Hakaba rero n'abandi ari nabyo baheraho, noneho ugasanga baragiye noneho bavumbuye bya bindi bagasanga ntabwo bibaneje nk'uko bo aho bigerezaga, kubera ko bo iyo babikora akenshi babikora kuri mesure bazi aho bakora. N'abandi rero hari igihe ashobora kugenda akagira iyo nyine kutanezerwa aho ngaho, agatangira gufata iyo nzira. Hari byinshi cyane bituma uwo muntu abigira. Rimwe rero iyo warabikoze, hari igihe ushobora kuba abo bita des petits masturbateurs cyangwa se des grands, noneho ukazajya abikora inshuro nyinshi. Icyo gihe byatangiye kuba dependance, nuko abenshi rimwe na rimwe niyo yaba arangije gukora wamubonana agahita agenda akanakora na bya bintu. Ibyo rero bisaba nyine, urumva ko ni komande ziba zituruka mu mutwe, ya compulsion yo kongera kujya gukenera bya bindi, nabyo ni komande ziba zituruka mu mutwe zisaba ko wagirirwa suivi psychosexologique. Hari n'abandi bikunda yumva yakora ikimunejeje ibyo kwinjiza undi muri we, kuko nyine twavuze ko ari ikidongi, c'est l'intégration de l'autre, ni sentiment agenda biza mu muntu ukamwintegra, ukagira ibyo ureka, ukagira ibyo wemera, ukamushyira we. Rero agahitamo ko yikorera ibyo ngibyo. Ingaruka nyine ni izo zo gucika mu bantu, ni izo zo guhinduka umuntu wikunda, ndetse ni izo zo kutagira attention, kuko umuntu umeze gutyo ucika intege agahita asohoka akagenda agakora nk'ibyo ngibyo, epi birananiza, bitera byinshi. Noneho reka tujye ku kibazo cy'abandi bantu tubana nabo muri sosiyete yacu. Mbere ntabwo bavugwaga, n'imibare yabo yari mike cyane, ariko ubu uko iterambere rigenda riza, abantu bagenda bisobanukirwa bakanagaragaza abo bari bo. Ndavuga abantu bitwa abatinganyi, cyangwa se abantu bakora imibonano mpuzabitsina nabo bahuje igitsina. Aba bantu byaba biterwa n'iki? Kuki babaho muri ubu buryo bwo kumva ko yakundana, niba ari umukobwa agakundana n'umukobwa mugenzi we, niba ari umukobwa agakundana n'umuhungu mugenzi we, kandi mu buryo buri normal, tuzi ko umuhungu akundana n'umukobwa, umukobwa agakundana n'umuhungu. Se aba bantu babayeho gutya bashobora kororoka? Imyororokere y'aba batinganye yazaba iyihe? Abantu bakora imibonano mpuzabitsina nabo bahuje igitsina, ni ukuvuga ngo ni ibyo twita identité du genre. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ubona hanze abantu bose babona ufite n'ukuntu uteye byose, ariko mu mutwe wowe wumva uri umukobwa. Hanze hagaragara ubuhungu, ariko wumva uri umukobwa. Ni ukuvuga ngo iyo wagiye kureba undi muhungu, wowe ugenda uri couple y'umukobwa n'umuhungu. Ibyo rero bibaho, c'est pas une maladie, ni ibintu umuntu aba yaravukanye, ni ku muntu aba ameze. Twebwe ntitunagira n'icyo tubivugaho kindi, ni ku muntu aba ameze, nk'uko nanjye mvuka numva ndi umugabo, bigafatwa nk'uko nguko. Iyo rero agiye kubikora, bafite uburyo bwabo babikora, ubu ngubu nabyo bikabaho. Hakaba rero n'uvuka ari umukobwa ku mubiri, muri we physique, ariko psychologiquement muri we ku cyicaro cy'imitekerereze, muri we isura yifitemo mu cyicaro cy'imitekerereze ari umuhungu. Kuko habamo abahungu hakabamo n'abakobwa muri babandi muri rwa rwego rw'abakundana bahuje ibitsina. Kororoka kw'aba homosexuel cyangwa se abakundana bahuje ibitsina, navuga ko bakora ama adoption, bakadopta umwana, ibihugu bimwe na bimwe byagiye bibishyiramo, cyangwa se bakaba banabwirana bati niba ushobora kuba wabyara genda ubikora. Ubu noneho na medecine irimo kugenda yigira imbere, hari ibirimo gutegurwa ku buryo nabo bazabona uko bazajya babyara.
urakoze cyane Mesiya Albert ku bisobanuro utugejejeho ku byerekeranye n'imitekerereze ya muntu n'imibonano mpuzabitsina. Kiba ari ikibazo kitoroshye, abantu benshi bibaza ibintu byinshi cyane, ariko iki kiganiro ndatekereza ko kibaye igisubizo ku byo abantu bibazaga muri sosiyete ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Kandi tugusaba ko no mu kindi kiganiro nitugukenera wazongera ukabana natwe kugira ngo turusheho gufasha sosiyete kumenya no gusobanukirwa iby'ubuzima bwa muntu. Murakoze cyane rero, twari mu kiganiro Karame Mubyeyi. Reka nkurarikire wowe utarakora subscribe kuyikora, kandi kore like ndetse mukore share kugira ngo ibi biganiro byo kuri Karame Mubyeyi bibashe kugera ku bantu benshi, bibashe gufasha imitekerereze yabo ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Bye. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi mugezwaho na Tuyisenge Lucy umubyaza. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro tugiye kugezwaho n'impuguke mu buzima bwo mu mutwe ndetse n'indwara zo mu mutwe, Mudahogora Chantal. Reka uyu mwanya tumuhe ikaze atwibwire. Urakoze cyane Lucy, ndagushimira cyane kubw'ubutumire, nanagushimira cyane ku kazi ukora kajyanye no kumenyekanisha ubuzima bw'umubyeyi n'ubuzima bw'umwana, kuko ni ibintu dukeneye, ni ibintu tutigeze dutozwa. Ni byiza yuko ababyeyi batangira kugira amakuru ku byerekeranye n'ubuzima bwabo mu gihe batwite n'igihe babyaye, ndetse n'ubuzima bw'umwana batwite. Ndagushimira cyane. Turakwishimiye cyane mu kiganiro Karame Mubyeyi. Reka nkubaze nk'impuguke mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'indwara zo mu mutwe, ese nk'umubyeyi utwitiye mu gahinda kenshi, ishavu, umubabaro, wa wundi ukunda kurakara bya hato na hato, ndetse rimwe na rimwe akaba yarabitewe n'ikintu runaka, bishoboka ko uwo mubabaro we, ako gahinda ke, bishobora kuba byagira ingaruka ku mwana? Ese niba byagira izo ngaruka ku mwana zaba ari izihe? Byagenda gute kugira ngo uyu mubyeyi abashe kwirinda? Murakoze. Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ubundi gutwita ubwabyo ntabwo ari uburwayi, nta nubwo ari ikibazo ku mubyeyi, kereka gusa habayeho ibintu by'amakomplication cyangwa by'ingorane, ariko ubundi gutwita ubwabyo it's a moment of excitement, ni igihe cyo kwishimira, ni igihe cy'umunezero. Gusa habaho impinduka nyinshi mu mubiri w'umubyeyi, habaho impinduka nyinshi ibijyanye n'imisemburo za hormone, za progesterone n'izindi. Ugasanga rero iyo mpinduka mu mubiri igize ikihindura mu myifatire y'umubyeyi, cyane cyane ibijyanye na comportement cyangwa behaviors. Urambabarira kuza kuvanga indimi. Usanga rero habayeho impinduka rimwe na rimwe umubyeyi ataniteguye, bigasa n'ibimutunguye, agashobora kugira umubabaro, agashobora kugira uburakari, agashobora kugira agahinda, agashobora kugira imbaraga nke, kuko byose biba byahindutse. Icyo warukomejeho rero uti ubuzima bw'umwana, burya umwana atangira kugira ikibazo cyaba cyo kwishima cyangwa kubabara cyangwa kumugiraho ingaruka ari mu nda ya nyina, no kugeza avutse ataranagera n'igihe azi ubwenge bwo kuvuga ngo iki cyambayeho. Reka nguhe urugero nk'ibi bintu dukunze kubona, wenda amakimbirane mu miryango, umumama, abana b'abakobwa basama inda zititeguwe, agasamira mu gahinda kenshi, n'uwamuteye inda akamwihakana, ugasanga afite isoni, ikintu cy'isoni, umuryango ukamwanga. Abo bantu, ako gahinda n'izo ngorane n'ako kababaro babamo muri gihe cyo gutwita, akenshi bigira ingaruka ku mwana, cyane cyane umwana iyo avutse ntabashe kubona ubufasha hakiri kare kugira ngo abashe kwakira kondisiyo yavukiyemo na circonstance. Ni byiza rero yuko dusubira mu gihe cya mbere. Ndibuka igihe cya kera, iyo umubyeyi yasamaga, wasangaga community, umuryango mugari, umusigasiye, umushyigikiye, umunezererewe, umwishimiye, mbese agafatwa neza, agahabwa care akeneye. Ariko muri iki gihe ubuzima busa naho bwahindutse, n'imiryango large ntikinahari, abenshi barayitakaje, abana benshi babyara ari imfubyi, ntawe batoje gutwita uko bimeze. Ugasanga rero izo ngorane zose gutwita. Reka ngo urugero rutoya, nibuka giye mbyara umwana wanjye wa mbere, namubyembera jenoside yabaye afite imyaka 2. Uwa kabiri musamye
kubera guhora ntekereza mubyaye, guhora ntekereza hari nyuma ya Jenoside 1996 nibwo namubyaye, guhora ntekereza keya nabonye ya mama, y'abavandimwe, abantu benshi, inshuti, uko bamfashe ku mwana wa mbere, ntabwo ibyo nabibonye ku mwana wa kabiri ko benshi bari bamaze kubica. Byatumye byansubizaga inyuma rero buri gihe. Igihe naba nshonje nk'umukozi atari hafi ngo ampe ibyo kurya, nkahita nibuka ko mama yabaga ndi iruhande agahita nzanira ibyo kurya. Uwo mwana namubyaye mu gahinda kenshi, kandi atari uko hari ikintu navuze wenda mu byangombwa, ariko kubera guhora nsubira inyuma nibuka izo ngorane. So rero ubwo ngubwo jewe nagize imana no kubimenya, ariko hari benshi baba badafite ayo makuru. Ugasanga umubyeyi ntabanye neza n'umugabo, yasama agasamira muri ako kababaro n'agahinda, gusonza, kuko buriya icyo umubyeyi arya, icyo afungura nicyo gitunga umwana atwite, yonsa nabyo bikaba uko nguko. Rero ingaruka yes zirahari ku mubyeyi, ariko zirahari no ku mwana atwite. Ese bene uwo mubyeyi ufite icyo kibazo cy'agahinda n'umubabaro adakoresheje imiti yo kwa muganga, n'ubuhe buryo bundi yafashwamo kugira ngo iryo shavu n'ako gahinda bitagira ingaruka ku mwana uri mu nda, ndetse akaba yazavukana ibibazo nk'uko muri kubivuga nk'impuguke? Ni iki mwabwira ababyeyi badukurikiye uyu mwanya bafite icyo kibazo? Ni iki bakora kugira ngo birinde, niba bafite ako gahinda, niba bafite iryo shavu, ariko amenye uko yitwara kugira ngo bitazagira ingaruka ku mwana uri mu nda? Icyangombwa ni uko uwo mubyeyi aba afite amakuru y'uko imyitwarire ye n'imibereho y'ubuzima bwa buri munsi ku wundi bigira icyo bihindura ku mwana. Iyo mu bihugu byateye imbere ho nk'aho ntuye za Canada, usanga umwana iyo umugore atwite, abaganga bakurikirana nk'amwe bababyaza babajyana muri prenatal, bakabaha amasomo, akamwigisha uko azajya aririmbira umwana, umuziki yashyira muri radio kugira ngo umwana yumve umuziki, kuko buri muziki ni ikintu kijya mu bwonko mbere y'igihe cyane. Umwana akiri mu nda abasha kurokonesa amajwi, n'ijwi rya mama we n'irya papa we n'iry'abantu bamwegereye n'iry'abo bavukana, ndetse na music burya umuziki ni ikintu cyangombwa ku buzima bw'ubwonko. Rero ukuntu uri mubyinirire, amagambo meze mubwire, kumukorakora iriya tushe akiri mu nda ni ngombwa cyane. Bo barabibigisha ku buryo no gusama babifitemo gahunda, asama uko yabipanze yabiteguye, yarangiza akanyura muri izo nzira zose, bakabaha ibitabo byo gusoma, bakajya kugira ngo bitegure uwo mwana ugiye kuvuka. Rero icyangombwa ni amakuru. N'umubyeyi w'umunyarwanda iyo asamye yagombye guhita amenya ko imyitwarire ye izagira ingaruka ku mwana. Ni ukuvuga ngo niba unezerewe ukishima ukakora uko ushoboye kose kugira ngo ubuzima ubworoshye bwe kukuremerera, biroroha ku mwana. Naho hari abana usanga bavukana ibyo twita childhood trauma, nka trauma y'icyo gihe cyo mu nda, uwo mwana we ntabwo ayifiteho amakuru, ariko ingaruka zimugeraho cyane cyane yatangiye kuba nk'umuteenager, umwadolescent, cyangwa se agiye gushaka, ugasanga bya bibazo yabayemo muri icyo gihe cy'imivukire. Njya mbibona kenshi muri therapy. Akenshi hari umwana w'umusore w'inkumi uba unyura mu bintu nawe adafite igisobanuro, ahubwo ati hari ahantu ngera nkumva ntangiye kugira ubwoba bwinshi kandi nta kibazo gihari, nkumva ntangiye no gushakinga no kugira amapalpitation, mbese ibintu bya panic attack, ariko atazi ikibazo. Ariko iyo umusabye tugenda uganize mama wawe, mubaze mu mikurire yawe, mu mivukire yawe, uko byagenze. Hari urugero nkunda gutanga kenshi iyo nganira n'abantu cyane cyane muri therapy. Tuvuga nk'umwana uvukiye mu rugo rurimo amakimbirane, wenda hari nk'umubyeyi umwe ukoresha inzoga cyane, nk'umupapa ari umusinzi tubivuge gutyo, agataha nijoro yinywereye akayoga ke, yasinze, aratongana, arakubita ibintu, arakubita inzugi, aramena. Wa mwana uri mu nda cyangwa utaragira n'imyaka 2 afite ukuntu ubwonko bwe bwa registra ikintu cya danger, nka alarme, danger yo kuvuga ngo umuhumuro w'inzoga, the alcohol smell, nizo ntonganya no kuvuga cyane n'urusaku, mbese ni danger. Ubwonko bukabyaregistra gutyo, bugafata amakuru gutyo. Noneho wa mwana iyo amaze gukura, tuvuge n'umwana w'umukobwa akagera mu myaka atangiye kugira inshuti, bagasohokana bakigira wenda muri club, mu maboîte de nuit, bakinywera akayoga, rwa rusaku rwo muri boîte, amatara, umwana agatangira kumva mu mubiri we harahindutse, kuko ubwonko bwo ntabwo buzi urusaku rwiza n'urusaku rw'intonganya n'urusaku rw'umujinya.
ariko yumvise rwa rusaku, yumva umwuka w'inzoga, ubwonko buhita butangira gusendinga alarm, hari ikibazo danger. Uwo mwana w'umukobwa agatangira guhinduka, yisohokaniye n'umukope we, noneho akajya ngo dutahe, ndaho gateko turataha gute, tubona inshuti zacu, we are having fun. Ikibazo ufite niki, umwana agatangira kuba afite amapalpitation, agatangira kuva agasohoka hanze, icyo kikamurenga, agashakinga, ariko atazi ikibazo, nta makuru afite ku kibazo na makeya. Rero uwo mwana ubwo baratashye, umugabo atangiye kumubwira ko wabaye utegewe rwose, ntabwo izo behaviors nazishobora, ugasanga umukobwa nawe atangiye kujya muri depression, aravuga ati ariko se nabaye iki, ko navuye mu rugo ndamahoro, ko nta kibazo twari dufite, genda nabaye iki. Urumva nta makuru ya childhood trauma afite. Rero iyo agize Imana agahura n'umuterapete mwiza, ufite mwiza no kuvuga ufite knowledge muri trauma, aragenda akadiginga ibyo byose, agasubira inyuma mu mateka, akanaganiriza, ugasaba umwana ko aganiriza mama we muri kondisiyo yamutwitemo, akenshi tubonamo igisubizo. Noneho ukamufasha kuri conditioninga bwa bwonko bwari bwarafashe amakuru, ukamwigisha noneho ko urusaku rwose atari danger. So ni ibibazo nk'ibyo bikunze kubaho, ariko hari ibindi byinshi usanga umwana agiye gushaka, ugasanga biramugoye, biramuremereye, kubera bya bindi yabayemo akiri mu nda ya nyina. So ubwo rero ikibazo ni kigari cyane, ariko ni ikibazo dukwiriye kuganiraho nk'abanyarwanda, kugira ngo twongere dusubire ku rufatiro rwa mbere, aho umubyeyi yafatwaga nk'umuntu ukomeye muri sosiyete, uhabwa care ikenewe kandi akitabwaho mu buryo bwose, ntasonzere ku kiriri, ntasonzere atwite. Nka society kabisa tugakora effort yo kugira ngo tubashe kumwegera. Urakoze cyane ku bisobanuro duhaye, ahubwo mpise nibaza ko dufite abana benshi muri sosiyete yacu bafite ibyo bimenyetso. Hari abo twe twabibona wenda nk'abantu baba mu buzima cyangwa se mu buvuzi, ariko hari n'abandi bana benshi cyane bafite n'ibyo bimenyetso bo batazi ko babifite, ibyo bimenyetso by'ihungabana baba baragize bakiri mu nda. Ndashaka kukubaza, ese aba bana mu gihe wenda bamaze kuvuka bahari bafashwa gute? Ese bahari icyizere cy'uko bashobora gukira? Ndibaze se mwakoresha ibiganiro gusa kugira ngo abana bashobore gukira, cyangwa hari n'igihe byaba ngombwa ko abo bana bahabwa imiti? Kuko urumva ni igihe nyine uyu mwana we ntabwo abazi ibiri kumubaho, ntabazi naho yabikuye. Ni iki cyakorwa? Iyi miti yatangwa cyangwa se bashobora kuganirizwa bakabasha kuba bazima? Nibyo, buriya trauma yose irakira, ndetse n'izindi conditions nyinshi zirakira, n'izidakira ziba ari chronique nka schizophrenia, bipolar. Burya hari imiti abantu banywa bakabana nabyo batari mu crisis. Trauma rero irakira, gusa uba ugomba gushaka ubufasha. Ikibazo ni ukuvuga ngo jewe ndabizi ko mfite niyo trauma. Childhood trauma ni ikintu kinagoye no kurusha trauma y'abantu bakuze. Burya iyo waye muri car accident, wenda wagize nk'impanuka cyangwa se abarokotse jenoside ari bakuru, biratworoherana cyane no kubafasha, kuko bo bigendana na za 5 senses, ibyo babonye, ibyo bakozeho, ibyo byabanukiye muri jenoside, niho trauma yabo ibiri, niho trigger zabo ziva. Ariko ku mwana ufite childhood trauma wayigize akiri mu nyina cyangwa kivuka, we izo 5 senses ntago azigira, ntago afite knowledge yo kuvuga ngo hari byampumuriye cyangwa se hari ibyo nakoze, hari ibyo nabonesheje amaso. Oya, bisaba ko ujya mu ahandi hantu mu bwonko, muri limbic system, akaba ari ujya kurebera ikibazo. Therapy irakora, talking therapy irakora. Hanyuma iyo dusanze harimo nk'ayo depression yajemo, cyangwa se hari ikibazo cya anxiety, nabwo tureba ukuntu imiti yamufasha hamwe na therapy, byombi tugafashanya. Ndashaka kukubaza nk'impuguke mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'indwara zo mu mutwe, nk'umubyeyi wagize akagahinda gasaze, akagira ishavu. Dufite ibintu byinshi muri sosiyete bituma ababyeyi bashobora kwisanga batameze neza, ashobora kuwenda agira ikibazo cyo mu rugo, umugabo nk'uko mwahoze mubivuga, abaturanyi, abavandimwe, cyangwa se nawe ubwo akaba yaragize nyine amateka y'ibikomere mu buzima bwe, ku buryo mu gihe cyo gutwita bishobora kugaruka akumva atamerewe neza. Hari abo tujya tubona rero twebwe nk'ababyaza, ugasanga nyuma yo kubyara yanze umwana,
akagira depression, noneho ugasanga ntashaka konsa, umwana ashaka kumujugunya. Ubundi mu buzima busanzwe twe tumenyere ko umubyeyi iyo yabyaye yakira umwana akishima akanezerwa, ukabona ko ari ikintu kimushimishije. Ariko nk'iyo tubonye uyu mubyeyi biradutungura bikanadutangaza, ukibaza ni gute noneho uyu mubyeyi aba ari kwanga umwana we, aba ari kumujugunya, badashaka kumwonsa. Noneho nk'impuguke dufashe, ese aba babyeyi bashobora gukira? Ese ni iki cyakorwa? Ese ahubwo iki kibazo baba baragitewe n'iki, bigera ku ruhe rwego ku buryo uyu mubyeyi yibona nyuma yo kubyara adashaka konsa umwana? Hakorwa iki kugira ngo ibi bintu byirindwe? Murakoze cyane. Icyambere cyo manze vuga ko ababyeyi bose batwite bakabyara badaca muri postpartum depression, ariko iyo bibaye yes hari ubufasha nanone, kandi postpartum depression burya irimo ibice byinshi. Hari ntabwo ndibonera ikinyarwanda, ariko icyo mbanza kuvuga nuko gutwita no kubyara bizana amarangamutima, tubishaka tutabishaka. Hari amarangamutima aba avanze. Uyu mubyeyi atwite afite amarangamutima ya excitement yo kumva ko ngiye kubyara umwana, nzamufata, nzamwonsa, ukagura utwenda, ugategura icyumba. Haba hari amarangamutima bijyana nabyo, ariko hakaba n'akantu k'ubwoba, jewe se nzabishobora, babyara gute, birababaza. Amakuru menshi barumvise y'abantu abagwa mu kwiseta, abana bapfa babyara. Ibyo byose bigatangira kwivanga, bikaba ikintu cy'uruvange mu ntekerezo, nta n'icyabaye, ariko mu ntekerezo akantu k'ubwoba na insecurity kakakubaho. Responsibility ku mubyeyi, ese je nzabyara, nzabasha konka, donc ukagira akantu k'ubwoba, ariko ukajyana excitement, bikasa n'ibyivanze muri wowe. Rero tugatse kuri postpartum depression, iri very frequent, ibaye ku bantu benshi, ariko burya irimo ibyiciro. Hari icyo twita baby blues, ntago nzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda. Iyo ni phase ya mbere iba nko mu byumweru 2 bya mbere nyuma yo kubyara. Baby blues ni ukuvuga umubyeyi aba amaze amezi 9 ari kuri tension, ugenda wigengesereye, warahinduye imirire, warahinduye imigendere, warahinduye imiryamire, ubu narushye mu by'ukuri. Noneho umwana yavuka no ku excitement yo kubona umwana no kumushyira ku ibere, ugatangira amaemosi akakurenga, ugasanga umubyeyi ararira nta mpamvu, umwana yarira nawe akarira, cyangwa se yaba yasinziriye amasaha menshi akajya kumurunguruka. Donc habamo ikintu kimeze nka panic ariko kiri mild. Iyo ni baby blues. Baby blues rero ubusanga gusa ari ibintu byo kubura apeti, kuryama amasaha menshi, biba ku bantu benshi. Ntube wanamenya ko ari ikibazo, ukagira ngo hari yabyaye par césarienne bamubaze, ugasanga n'icyo gikomere kirimo kiramubabaza. Donc haba hari uruvange rw'ibintu byinshi bituma agira izo baby blues, akaba yarira nta mpamvu, akaba yagira umujinya nta mpamvu. Donc ugasanga harimo ibyo bintu by'uruvange by'ama emotion, amarangamutima avanze. Iyo ni etape nayo itari postpartum depression, ariko nayo ushobora kuganisha kuri postpartum depression. Postpartum depression rero ibiri deeper, ibiri profond, igihe umubyeyi arira agahorana agahinda kadashira, bikazagenda bikagera kuri urwo rwego yumva adashaka no gushyira umwana ku ibere, akaba adashaka no kumwonsa, yamureba akamwasasira na ya douleur yagize na bwa bubabare yagize, akumva adashaka no kumureba, akumva adashaka no kumwegera. Hari ababanga, hari abarejectinga. Postpartum iragenda ikabagera no kuri episode ya psychosis, aho byo mwita ibisazi, aho umuntu aba disconnected from the reality, akaba yatangira kumera nk'abaye disoriented, avuga ibintu bidahuye. Donc postpartum igenda ibamo spectrum nini cyane itandukanye, ariko uko byamera kose iravurwa. Ariko icyo namaze kubona muri Afurika muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko, nuko ntabwo turi organizinga. Hari nk'ababyeyi nk'abangahe b'abagabo bamaze igihe aza kundegera akambwira ngo umugore we yanze konsa umwana ngo ashaka bamuha amata. Hari impamvu nyinshi, konsa birababaza, hari igihe umwonsa bikakubabaza cyane, ndetse abantu bamwe bakagira n'ibisebe, ukagitegeza ko igisebe kibanza gukira ku moko. Hari uwumva ibintu byo konsa bimuremereye, biri too much. Umubyeyi wese burya yakwishimiye konsa umwana, ariko hari igihe bigoye pe. Nk'ubu uri muri postpartum depression, nta n'imbaraga afite zo kweguka ngo abyuke yonsa uwo mwana. Umugabo agatangira kuvuga ngo nta mata tuzamuha, ngo kereka ngo abashije, ngo kereka ngo agize amezi 6. Ariko hagati aho umwana niwe uri bwicwe n'inzara, nyina ashobora kuba niyo depression
depression yatumye adahembera ngo abone amashereka ahagije, ugasanga ari umugabo atangiye kuzanamo nyine igitsure cyo kuvuga ngo umugore ngo yanze konsa umwana atabanje no kumenya impamvu. So awareness ni ngombwa kubanza kumenya ngo iki kibazo ni ububabare busanzwe gusa bwo kubyara cyangwa se hari ikindi kiri inyuma gishobora kuba kibyara postpartum depression. So icyo dukora rero umumama tumujyana muri therapy, ikindi cya kabiri akaba yabona imiti antidepressant kuko ya hormone nababwiye yahindutse za progesterone n'ibindi, burya n'amaserotonine na za chemicals za brain chemicals zose zijyaho zikaba imbalanced, bikivangavanga ku buryo utamuhaye imiti bidashobora guhita byigarura ku murongo bwabyo. Ubu hari abantu benshi badukurikiye kuri Karame Mubyeyi TV bashobora kugira impungenge kuri iyo miti muvuze, aba babyeyi bafite depression bahabwa, wenda akaba yavuga ati saho iyo miti umwana ntiyayonka, cyangwa se niba yagize depression mu gihe agitwite muri prenatal akibaza ati se iyi miti ntiyagera ku mwana. Ndagira ngo wenda ubamara impungenge nk'umuntu w'impuguke muri ibi bintu, ese iyo miti koko ntabwo ishobora guca mu mashereka umwana akaba yayonka, cyangwa se ntabwo ishobora gutambuka ya barriere placentaire ikaba yagera ku mwana mu gihe umumama kimutwite. Tumara impungenge kugira ngo abantu bumve ko iyi miti bashobora kuyikoresha nta mpungenge bafite. Ibyo biva kuri muganga jewe ntabwo prescribinga imiti, ariko muganga niwe umenya imiti y'ababyeyi bonsa n'imiti umubyeyi wonsa adashobora gufata. Icyo gihe inama za muganga nizo agomba gukurikiza. Karame Mubyeyi TV dutanga amakuru ku buzima bw'umubyeyi n'umwana mu gihe umubyeyi atwite, mu gihe yabyaye ndetse na nyuma yaho, tugerageza guha abadukurikira amakuru yuzuye kandi yizewe y'imvaho ku byerekeranye n'ubuzima bw'umubyeyi utwite, kuko dukora ama research tugasoma tukagerageza kugira ngo dutange rwose amakuru nyayo avuye mu bushakashatsi yizewe. Ariko muri aka kanya ndagira ngo nkubwire yuko nubwo tuba tuvuga ibyo ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, ariko tunavuga n'ubuzima muri rusange muri sosiyete. Noneho ni iki wadufasha, ese nizihe nama watanga nk'umuntu nyine w'impuguke ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'indwara zo mu mutwe ku babyeyi bashobora kuba babanye n'abantu babagwa nabi? Ugasanga nk'umugabo ashobora kuba yagwa nabi umudamu utwite bitewe na comportement runaka cyangwa behaviors runaka, uburyo ari kwitwara. Mu kuri twabonye ko uyu mubyeyi aba afite ikibazo mu byerekeranye n'imitekerereze, ntabwo ari ibintu umubyeyi aba yigira, ahubwo nyine abarwayi cyangwa se afite icyo kibazo. Noneho ugasanga nk'umugabo yamuhutaza, ugasanga famiye abayemo ntabwo babyumva, barabona ari nkaho ari byo ari kwigira. None nizihe nama watanga nko ku muryango cyangwa se umugabo ushobora kuba ufite uwo mudamu watangiye kugaragarwaho n'ibi bimenyetso, bamufasha bate kugira ngo batazana no kumuhungabanya cyane cyangwa kumusagarira, kandi tuzi neza ko niba biri kumuha bize gufata ubuzima bwe ndetse bigafata n'ubuzima bw'umwana yaba atwite cyangwa se yarabyaye. Murakoze. Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Icyo ntavuzeho tutavuzeho nuko hari n'abagabo bagira postpartum depression, iba no ku bagabo benshi cyane, ahubwo ariko bo barabipfukirana cyane ntibagaragaze ibimenyetso, kubera ko n'ubundi basanzwe bamenyereye gupfukirana ibintu byinshi batagaragaza amarangamutima. Ariko hari umubare munini w'abagabo bagira postpartum depression, nawe kabisa uwo mwana za responsabilité umwana bizana, niba ari mu kibazo financier gisanzwe wenda yumva no gutunga umwana bizamugora, kugura amakushe, amata, iki. Noneho nubwo bwoba aba yarabayemo bwo kuvuga ngo mbese nk'ubu ngubu umugore wanjye apfuye abyara nabigira gute, umwana apfuye nabigira gute. Buriya abagabo bajya muri sécurité nyinshi cyane iyo umugore atwite, cyane cyane ko aba yumva ko icyaba cyose yaba ari responsable, ko ari we wamuteye iyo nda. Rero abagabo nabo bagira postpartum depression, gusa nyine ntabwo bijya bimenyekana, baba bafite ukuntu ama emotion yabo n'amarangamutima yabo basi kuyapfukirana. Rero ubwo umumama utwite n'uwabyaye by'ukuri abanyarwanda nta no kugenda twari dukwiriye kubyigishwa, kuko ni ibintu giye nasanze nakuze nsanga iwacu kuri village abantu bose, umubyeyi utwite cyangwa wabyaye, abamama bose bava hasi bagahaguruka bakamwegera bakamusera igikoma bakajya kumukarabya bakajya kugira gute. Nasanze rwose umumama utwite wasangaga ari ishema no gutwita, kuko sosiyete yahitaga ifata ikibazo mu ntoki zayo. Ubu rero byarahindutse, usanga umuntu wese nyine ni ukuba nyamwigendaho ukirwariza,
ariko ubundi icyo uha umugore utwite ni ukumuha care kuko gutwita si uburwayi, ariko izo emotion ziba zivanze zishobora iyo hengeremo akandi kabazo ko kuba abandonné, rejected, gutabwa, biragenda bikiyongera, icyari ikibazo gitoya kikaba kigari, kandi noneho bikazajya n'ingaruka ku mwana abyara, cyane cyane ko tuzi ko aba bana barimo kuvuka nibo sosiyete y'ejo, nibavukira rero mu ngorane ejo hazaza hazaba ari ikibazo. Kuko nk'ubu iyo urebye abantu benshi bakunda kunganiza akambaza ati ariko ko divorce zimaze kuba nyinshi, igisubizo mbaha ni kimwe, ndababwira ariko abo bana nigeze kubaza umuntu w'umupadiri, ndababwira abo bana babandi mujyana mu ishuri ngo bajye kwigishwa urushako muri Gatolika, mubigisha iki kuri mirimo iki? Ati tubigisha kurera abana babo mu gikristo no kubana mu gikristo, mujya bose mubaganiriza ku bikomere byabo bazanye muri urwo rushako. Ati woye none se ko umwana aba yarakuriye mu muryango, cyane cyane society ya post genocide, umwana yarakuriye mu muryango tuvuga yakuze nta babyeyi afite, akurira mu miryango itandukanye, ahura n'ibikomere bitandukanye, cyangwa se umwana yavukiye muri family dysfunctional akurana ibikomere bitandukanye. None abo bana bagiye kwihuza ngo babane, umwe aje afite package y'ibyo yabayemo, undi aje afite package y'ibyo yabayemo. Nk'umwana utaragize umubyeyi w'umupapa, abashaka umugabo azaza akamubera umugabo, akamubera umupapa, akamubera umusaza we atagize, ugasanga none buri wese aje afite expectations zirenze ibyo ategereje kuri mugenzi we, yahagera agahita abona vuba cyane ko ibyo yaje gushaka atari byo abonye. Ntekereza ko mu bantu baganiriza abana bagiye gushaka, abana b'abasore bagiye gushaka, hakabayemo n'inyigisho zo kureba kuri ibyo bikomere, bakaganizwa ku kibazo cy'indwara zo mu mutwe, ku bibazo by'amaemosiyo, amarangamutima, kuko usanga benshi iyo mwicaye mukaganira niba batandukanye ntabwo ari ibintu byakabaye biremereye, usanga ari ibintu byoroheje, ariko kubera ko ari abana bakuriye mu ngorane za post genocide badafite room ya patience, ibintu byarabarenze, ntabwo bagifite umwanya wo kwihanganira ibintu bimwe na bimwe. Iriya miryango ijugunya bariya abana babyara inda zititeguwe, biriya ni amakosa akomeye. Uko bisa kose iyo ikintu cyabaye kiba cyabaye, iyo umwana yasamye inda aba yayisamye, ahasigaye no kumenya ngo uwo mwana turamurera gute nka sosiyete. N'uwo nguwo umubyaye, yewe hari umuryango mfite Baka Youth Ministries zifasha abo bana, cyane cyane ababyeyi bafite munsi y'imyaka 20, ariko hari n'umwana ugenda wamuhobera gusa umuhaye hage akarira isaha yose avuga ati kuva mbaye mukuru nta muntu uramahaga imeze nk'iyo mpaye. Urumva nubwo bakeneye byinshi, bakeneye gusa urwo rukundo babuze batigeze babona babatwite bavuka, kandi nta muntu uhitamo umuryango avukiramo. Kubera yaravutse agasanga ari imfubyi ntabwo ari amakosa ye, kubera yaravutse agasanga ababyeyi barabasinzi ntabwo ari amakosa ye. Niyo mpamvu rero sosiyete tugomba gufata abo bana en charge, tukamakinga sure yuko tubareze bari balanced. Ese ubona ari ngombwa ko dukora centre nk'abapsikologe cyangwa se abantu bari muri field y'ubuzima, ababyaza n'abandi, ni ngombwa ko habaho centre yatuma abantu bajya baganirizwa ku bintu ku byerekeranye n'indwara zo mu mutwe, cyangwa se hari izindi nama watangwa ku buryo habaho improvement muri care zitangwa, cyangwa se mu buryo iki kibazo abantu batacyumvaga none kikaba cyahabwa uburemere n'abantu bakifiteho bakamenya serivisi bagana? Hari akazi kenshi kamaze gukorwa mu rwego rwa Minisiteri y'Ubuzima yo kuzana aba clinical psychologist ku ma centre de santé nk'ahangaha no mu bigo bindi byo kwa muganga. Ako kazi karakozwe, no kureba noneho gusa ngo abo bantu bafasha gute umubyeyi uje nko muri prenatal uje kwipimisha inda, ni gute baganirizwa muri ibyo tumaze kuganira, ni gute bakurikiranwa, kuko nko muri Canada waruvuze buriya iyo umubyeyi asamye agira umuntu uzamukurikirana. Icyo nkunze kuvuga nta nubwo dukeneye hopitali iri specialize muri ubwo buryo, ntabwo ari ngombwa. Nk'aha kuri centre de santé umubyeyi ashobora kuza akabonera izo serivisi zose akeneye. Icyo nkunze kubwira abantu cyangwa se n'abayobozi tuganira nuko dukeneye dufite policy ya santé mentale muri Minisiteri y'Ubuzima, ariko dukeneye national strategy. Uyu munsi iyo nganira n'aba genocide survivors benshi abakuze surtout, usanga batangiye kuzana ibintu twita psychosomatization, no kuvuga ngo bafite ikibazo cya PTSD cya trauma gisanzwe, ariko no hiyongereweho izindi ndwara zishamikiyeho. Ugasanga afite za migraine zidakira, yarwaye umugongo udakira, yarwaye igifu kidakira, yarwaye ibintu byinshi ariko bitanari physiologique, udashobora kubipima mu cyuma ngo ubibone, udashobora kubipima mu maraso ngo ubibone, ahubwo ari indwara zatewe nuko ubwonko bwarushye, burarengerwa, wa overwhelmed, noneho utangira guspiringa ibibazo ku buzima.
ku buzima bwa fizike. Ndagira ngo mu bantu bazadukurikira uzumva akeneye kukubona umumare impungenge ko ashobora kukubona byoroshye. Murakoze cyane. Muri iyi minsi ndahari, ndi mu Rwanda, ndimo ndakorera mu Rwanda, njya muri Canada ngiye gusura abana nkagaruka. Abantu benshi barampamagaye bambaza mfite umwana, umugabo wanjye byagenze gutya, nkabaganiriza nkababwira icyo bari bukore kandi ahenshi byarakoreka. Dusoza iki kiganiro turagushimye cyane kandi nizere ko n'ubutaha twongera kugukenera uzabana natwe. Imana ikurinde. Murakoze cyane Rusi, nanjye ndagushima cyane ku kazi ukora ko kumenyekanisha ikibazo cy'ababyeyi n'abana. Ni ikibazo gikomeye kuko ababyeyi n'abana nibo bagize sosiyete, nibo barerera sosiyete y'ejo, n'abo bana nibo banyarwanda b'ejo bazaba bayoboye iki gihugu. Rero akazi mukora ni keza cyane kandi n'ukuri ndahari, uzagira ikibazo akubaza nta kibazo, contact zanjye zifite uzamenyeshe. Murakoze cyane.